twihebye utubera ibyiringiro. Ni ukuri uri muzima, urafatika, uriho, turakubona buri munsi nyaguhora ku ngoma. Ndetse iyo dusubije amaso inyuma tubona imisozi, tubona imihanamanga, tubona imyobo, wagiye udusimbutse Uwiteka Mana Nyiringabo. Watubereye wo kwizerwa udashingiye ku gukiranuka kwacu, watubereye wo kwizerwa mwami. Twaba ari sho wadutabaye tutanakuzi, turimo turorongotana mu byaha, isi ibyaha byose twijyanyemo, iyo tubona ingaruka zabyo ko nta numwe wari kwegukanya guhora ku ngoma, ariko imbabazi zawe zatubaye tutaranakumenya. Ese uyu munsi dufite ingwate y'Umwuka Wera, nibwo uri butureke. Urakoze kuri uwo kwizerwa, urakoze kuri uwo kuri, mu byo tureba urizerwa, mu byo tutazi urizerwa, mu byo tureba iyo biva n'iyo bijya urizerwa, mu byo tutareba twibaza amaherezo yabyo urakizerwa nyaguhora ku ngoma. Urakoze mwami w'abami, uduhe kukwizera, uduhe kugutegereza, amaso yacu ahweze tumenye ibyo twiringizwa nawe waduhamagaye. Reka amaso yacu amenye imigambi yawe, reka imitima yacu yisobanukirwe maze turuhuke. Ababibonye bararuhutse, baratekanye. Elisa mwami yaratekanye, agoswe n'ingabo ibihumbi z'abasirikare, kuko yari afite amaso yo kubibona. Gehazi yuzuye ubwoba avuga ati biracitse databuja, turashize, dore ingabo zituzengurutse. Ariko umukozi wawe wamenye icyo uvuga n'icyo ukora, aravuga ngo abaturinda bararusha ubwinshi abaturwanya. Mwami reke kugwishurirwa kube ku mitima y'abana bawe, tumenye abaturinda ko barusha ubwinshi abaturwanya. Ayi mbaraga ziturwanirira ziraruta ubwinshi ziturwanya. Uko ni kuri mwami w'abami, ni kukora. Imigambi yawe ni myiza kuruta imibi umwanzi arimo adupangira nyaguhora ku ngoma. Reka amaso yacu ashyikire uko kuri, reka imitima yacu isobanukirwe uko kuri mwami w'abami, ko wadukunze tutaranakumenya, ko waturinze tutaraba n'isoro mu nda za ba mama, ko ibyashaka ko tutabaho bitagira akagero. Ariko warambwiye mu ijambo ryawe ngo ese ubwo uri mu ruhande rwacu, umubisha wacu nindi? Ntawe ntabwo uri contre nous, ntabwo uturwanya, uri kumwe natwe, uraturwanirira. Ndetse ngo wicaye iburyo bwa data utukwingingira, uri umutambyi imbere ya data unyingingira, ngo ntananirwa, ngo ntacogora. Ayi mwami wanjye, reka imitima y'abera itekanire muri wowe, reka ijambo ryawe ryongere riduhaze, ribyibushye umuntu wacu wamwe imbere, rimutera imbaraga zo gukomeza urugendo. Uduhe kureba nk'uko ureba, kugira ngo imitima yacu ishire ubwoba. Uduhe kumva nk'uko uvuga, kugira ngo imitima yacu itekanire muri wowe. Urakoze mwami w'abami. Twasomye ijambo ryawe kuva mu itangiro kugeza mu byahishuwe. Nta hantu namwe twigeze ubona utsindwa intambara, nta hantu namwe twigeze ubona ubeshya abantu, nta hantu namwe twigeze tubona imigambi yawe itagerwaho. Imigambi yawe yose igerwaho. Urakoze mwami kutigeze uhinduka, uko wari uri kera ni kuri, ni nakuzahora iteka ryose. Wangiriye ubuntu rero bwo kuvuga amagambo yawe, ndagushimira iyo privilege, ndagushimira ubwo buntu, ndagushimira izo mbabazi mwami, ndagushimira kandi kurinda kwawe ku buzima bwanjye. Nushimwe kubw'imbabazi zawe zitagira akagero, nushimwe mutima wanjye uragushimira. Ndagushimira ubwo buntu, ndagushimira ayo mahirwe. Ndasenze ngo unyuzuze ibyawe, rurimi rwanjye, akanwa kanjye, gutekereza kwanjye bivuga ibyawe, ibyanjye nibwira binyuranye n'ibyo uvuga byibagirane mu bwenge bwanjye, biburizwemo, maze unyuzuze ibyawe bibasha gukiza, bibasha guhembura, bibasha kuzura ubuzima bw'umuntu, bibasha gutera umuntu gufata ibyemezo bizima, bihetsa agakiza, byatera umuntu gukizwa, byatera urwaye gukira, byatera uwihebye gusubizwa mu ibyiringiro, byatera unaniwe kongera kweguka no gusubizwa mu imbaraga. Ndakwemereye Uwiteka Mana Nyiringabo, ndakwemereye ubushake bwawe bwonyine, ubushake bwawe bwonyine mwami. Igihugu cyacu tugize mu biganza byawe, ngo gitwikirwe n'amaraso yawe, gitwikirwe n'umwuka wawe. By'umwanzi yibwira biburizwemo, ibyo yibwira ku miryango, ibyo yibwira kubera, ibyo yibwira ku gihugu no ku banyarwanda, tubyambuye imbaraga mu izina rya Yesu. Ibicaniro byose bishyigikira ubutware bw'umwijima tubisutsemo amaraso yawe mwami Yesu, abizimye, abyambura imbaraga. Abanyarwanda babeho, bakizwe, bakumenye, ingo zirindwe, abasore n'inkumi barindwe, abera bagwiza imbaraga, abari
bacogojwe basubizwe mu imbaraga. Abana bawe batabashaga gusenga, igitwikirizo cy'umwanzi kibatwikire bakumva nibisanzwe, icyo gitwikirizo kimenagurike, izo mbaraga zibabundikira ngo bahore baremerewe zimenagurike mu izina rya Yesu. Turakomeza amaboko y'abera, turakomeza amaboko y'abahamagariwe kukuvugira, abahanuzi, abavuga butumwa, abasenga, intumwa, abo hamagara mwami w'abami, abatwara ubutumwa hirya no hino, abo hamagara mwami bahagurutse gukorera mu kuri, barindwe batwikirwe n'amaraso yawe. Abari barambitswe n'ibyaha bambara imbaraga, bahure n'imbabazi zawe, bazakire bakomeze urugendo. Abarambitswe n'imibabaro beguke bakomeze urugendo mu izina rya Yesu. Tubavuzeho ubuzima, tubavuzeho imbaraga z'umwuka wera, tubavuzeho umuriro wawe, tubavuzeho kweguka, tubavuzeho kubyuka, tubavuzeho gukomeza urugendo. Abo bagore bagushakaga barambaraye, abo bagabo bezwaga barambaraye, abo basore n'inkumi bagukurikiraga n'ishyaka n'umwete wo kuba mu byawe barambaraye, ubugingo bwabo nibweguke mu izina rya Yesu. Imbaraga zabasabye n'abarizo zicirwaho iteka, n'abarizo zinanizwa mu izina rya Yesu. Abagore basengaga bakwingingaga mwami waba, ibicaniro by'amasengesho byari mu mago y'abantu byazimye, byongere byaka mu izina rya Yesu. Umuriro wawe nudutwikire, umuriro w'umwuka wera nudutwikire, nutubundikire, imbaraga zawe zitugarukemo mwami waba. Ibicaniro by'abapfumu n'abarozi muri kino gihugu mbisutsemo amaraso yawe, bizimangatane. Imbaraga z'ubupfumu zitwikire abera kugira ngo badakizwa, kugira ngo batagwiza imbaraga zo kwezwa, kugira ngo badasenga, zisutsemo amaraso ya Yesu. Za mbaraga z'ubupfumu n'uburozi zamburwa imbaraga mu izina rya Yesu. Cyo gitwikirizo cy'ikinyoma kimenagurike mu izina rya Yesu. Abera bongere bakomezwe, abari barambitswe mu byaha bongere beguke, abari babuze intege zo kugukora no kukuvuga bongere beguke mu izina rya Yesu. Ibicaniro by'amasengesho mu mitima byongere byake kubw'imbaraga zawe. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, urakoze mwami waba, urakoze mwami waba. Icyo umwanzi yakoresheje cyose kugira ngo arambarare cyamburwe imbaraga, ubwoba bw'ubuzima bwamburwe imbaraga, imbaraga z'icyaha n'iminyururu y'icyaha yamburwe imbaraga, imbaraga z'ubusambanyi zisenyuke mu izina rya Yesu. Izitwikira abahungu bawe n'abakobwa bawe kurarikira no kwifuza kubi, kumucogoza mu imbaraga kumenagurike mu izina rya Yesu. Abo umwanzi atereye mu nzozi bakabyukana intege nkeya, bakabyukana babuze guhamya muri bo, izo mbaraga zose ndazimenagura mu izina rya Yesu. Mbatwikirije amaraso yawe mwami. Abo bahungu n'abakobwa bagutakira mbatwikirije amaraso yawe. Abo barambiwe ubwo buretwa bw'ibyaha barabwanga ariko babwisangamo, reka icyo gitwikirizo kimenagurike mu izina rya Yesu. Iyo minyururu icike mu izina ryawe Yesu, maze bambikwe nawe imbaraga nyaguhora ku ngoma. Bambikwe imbaraga bahinduka bahamya mu izina rya Yesu. Urakoze mwami waba. Iyo ubohoye umuntu arabohoka rwose rwose, ntubohora igice. Ntago kubohora kwawe sagahenge k'iminsi, sagahenge k'amezi n'imyaka. Iyo utanze umudendezo umuntu arawuhabwa rwose. Reka abana bawe babohoke ku minyururu, babohoke kuri icyo kinyoma yisanga yavuze, babohoke ku buretwa bw'ubusambanyi, abasambana mu mibiri, abasambana mu nzozi, ubwo buretwa bw'uburyo bwose bumenagurike mu izina rya Yesu. Uruwera, urukuri, ibyo uvuga urabikora. Ntukenera amaboko y'abana b'abantu nk'ugira icyo ukena, urahagije. Wazanywe no kumaraho imirimo ya Satani, ntuyikuraho igice, uyimaraho rwose. Reka uwo mudendezo watugeneye uba umugabane w'abana bawe, uba umugabane w'abahungu n'abakobwa bagushaka, abo wamenyesheje izina ryawe ariko bakaba bakiri imbata. Bakira umudendezo. Reka ikinyoma cya Satani kibabwira ko ariko bizahora, ko ari aho batuye, iki kinyoma kimenagurike mu bwenge bwabo. Bakira umudendezo uva kuri wowe, bamenyeshwe ko urabohora, wazanywe no kumaraho imirimo ya Satani. Urukuri, twarakubonye, twabonye neza yawe, turayibona mu bera, turayumva mu buhamya bw'abera, twarayisomye mu ijambo ryawe, twabyibonyeho, twabonye imirimo yawe idukura mu mwijima. Turakuvuga mwami, turakuvukera, ni kuri na n'uyu munsi ni kuzahora iteka ryose. Uri mwiza, ubereye mwiza abagutegereza bose, ubereye mwiza abagutegereza bose. Reka aba bahungu bawe n'abakobwa bawe barimo gushaka bazagarukana imbere yawe bafite ubuhamya n'amashimwe, bavuga imirimo yawe, bavuga kugira neza kwawe. Urakoze, icyubahiro cyose nikikugarukire. Ni mu izina ryawe Yesu dusenze, amen. Haleluya. Mwiriwe amahoro nshuti z'Imana. Turabibutsa amasengesho tuzatangira ku wa mbere.
tariki 15 nkuko twagiye tubivuga amasengesho yo ku kwezi kwa 12 tuzagira nibature, tuzasenga iminsi 7, tuzatangira ku wa mbere, ubwo nyine ni ku wa mbere kira kimwe tuzatangira itariki 15 dusoze ku cyumweru ku itariki 21. Tuzajya duterana muri nibature gusa online nkuko bisanzwe, tuzagira Zoom online saa 11 za mu gitondo, isaha imwe ko bisanzwe, iminsi 7. Umwami Imana dushoboze, aduha ubuntu n'imbaraga, abari amasengesho yo kwiyiriza, umwami Imana abidushoboze. Nizere kubyifuza nkuko nanjye mbyifuza, dukeneye ubuntu n'imbaraga z'Imana. Tuba dusengera imiryango yacu, dusengera igihugu cyacu, dusengera ubugingo bwacu ngo nabwo bwambara imbaraga zo gukora iby'Imana ishaka. Hanyuma kuwa gatatu waho niho tuzaterana, ariko indi minsi bizaba ari muri nibature gusa. Hanyuma kuwa gatatu uzakurikiraho w'itariki 24 na 31 tuzakora nibature gusa, nago mu mugoroba tuzaterana, uzaterane n'umuryango wawe. Imana iguhe umugisha. Ikindi nabibutsa amatangazo nkuko twavuze, nuko nk'abarinzi ku nkike n'inshuti zacu n'abakunzi b'ijambo ry'Imana twashyigikira Semita TV kugira ngo ikomeze igeze ubutumwa bwiza hirya no hino. Iherezo ry'uru rugendo rizaba ari irreversible, kizaba ari ikintu kitagihindutse. Amwe mu magambo akomeye Yesu azabwira abantu ateye n'ubwoba, no kubabwira ngo nimumve imbere sinigeze mbamenya, bati nyamara twarahanuraga mu izina ryawe, wigishirizaga mu mihanda y'iwacu n'ibindi, ariko akavuga ngo nimumve imbere sinigeze kubamenya. Iyo tuvuga izi nyigisho si ukugira ngo uwakijijwe ashidikanya agakiza ke, kuko ibyo nabyo bibaho. Iyo umuntu ataramenya ijambo ry'Imana ngo rigwire muri we, ahora ashidikanya agakiza ke, yacumura ku Mana, yaba wenda agifite kamere runaka itaramuvaho, ari umunyamujinya atukana se, akajya avuga ati ngubu ntago nigeze nkizwa. Oya, agakiza kavuka muri twebwe, kagakomeza kagakurira muri twebwe, aribwo buzima bwo kwezwa. Tugenda dukurira mu gakiza, turakizwa wa munsi twatsinzwe, tukamenya ko turi abanyabyagiye, Mwuka Wera yamuritse muri twebwe. Mwibuke ko contact ya mbere ya Mwuka Wera n'umuntu cyangwa se n'umunyabyaha aribwo tuba turimo, ni ukudutsinda, gutsinda bisi no kubemeza iby'icyaha. Niwo murimo Yesu yatubwiye ko Mwuka Wera azakora, naza muri twe azatsinda abisi. Ese wigeze gutsindwa? Umenya ko uri umunyabyaha, umenya ko utayoborwa n'Imana. Abana bamwe ndarondogoye kandi mfite ibintu byinshi byo kuvuga. Abana bamwe bo baravukiye mu nzu y'Imana, bakumva ijambo ry'Imana hakiri kare, haba ubwo bakura bumva amagambo y'Imana bitoza kuyumvira, ariko abo ngabo kenshi ukuntu bakizwa bagera igihe bakumva ibyo bintu noneho barashaka kuba serious muri byo. Barabyumvise, amakuru ya Bibiliya barayafite, amakuru yo kubaha Imana barayafite. Ikindi, turi mu bihugu tuba twarakuze tudahakana twebwe Kristo, tuba tuzi ko Kristo ari umwana w'Imana, tuba tuzi ko yapfuye ku musaraba, ariko ntacyo bitubwiye biri hariya. Abo bana bo bakura barumvise ijambo ry'Imana gutyo, ariko agakiza kabo uko bigenda bagera igihe bamaze gukura, bakumva bakeneye kuba serious muri ibyo bintu, bakumva bakeneye kubaha iyo Mana, bakumva bakeneye ko ayo magambo bajyaga bumva none abahindukira ubuzima. Uko niko nabo bakizwa. Aba barakuze rero nkatwe, bataba mu ijambo ry'Imana, bataryumva, ntaho bahuriye nabyo, umwuka w'Imana araza akamurika mu buzima bwabo, bagatsindwa, bakamenya ko ari abanyabyaha, bakamenya ko badakeneye Yesu bakiza indwara gusa, bakeneye Yesu bakiza ibyaha. Abo nuko natwe bitugendekera. Ndabyibuka ko umunsi nakijijwe nahoraga numva ndi umwana mwiza, nkuko nawe ushobora kuba warumvaga uri umwana mwiza. Babantu babita abangeso nziza, batashayishije, bari aho just, ariko nyamara bapfuye barimbuka. Hanyuma umwuka w'Imana amurika mu buzima bwanjye, nibwo nabonye ububi bwanjye. Iyo umwuka w'Imana amuritse, ubona ububi bwawe. Ntabwo ubona gusa imibabaro, byo dushinja abantu, tuba dufite ibintu dushinja abantu baduhemukiye, ariko iyo umwuka w'Imana yamuritse, umenya ko uri umunyabyaha. Hanyuma kubw'imbabazi ze ntagarukirizaho, ntago ari umushinja cyangwa azagarukirizaho, ahubwo akwibutsa icyo Yesu yakoze ku musaraba, akaguhuza n'imbabazi z'Imana, ukihana. Uwo munsi muri wowe, uwo munsi icyo kintu cyabaye, havuka inyota muri wowe kwifuza kunezeza Imana. Ubu utaramenya byinshi, ariko havuka mu mutima wawe icyifuzo cyo kutongera kubabaza Imana, ugatangira kubiharanira. Uko wiga ijambo ry'Imana, ukagenda ukurira muri ryo buke buke, kandi wahemukira Imana, wakora bya bindi wari usanzwe wiberamo, bikababaza umutima wawe, kuko ubumana buba bwageze muri wowe. Niba utababazwa no guhemukira Imana, ntabwo urakizwa wikwibeshya, ariko wakizwa, babazi z'Imana zirahari. Yesu akuramburiye amaboko ngo akwakire. Nta muntu wakijijwe ubaho utababazwa no kubabaza Imana, mu binini cyangwa bitoya. Iyo tuvuze nabi turababara, iyo kamere duhagurukanye turababara, iyo dutsinzwe n'ahantu twari tuzi ko twakabaye dutsinda twaraharenze turababara, tukababazwa nuko tubabaje Imana, tugasaba Imana imbabazi, tukayisaba ubuntu n'imbaraga byo kuharenga. Niko abakijijwe babaho.
ubwo rero ibyo byose twabivugaga kugira ngo twirinde kwishuka, kuko igihe tuzaba turangije uru rugendo, igihe nzaba mpfuye nsinziriye mvuye muri uyu mubiri, nta mahirwe yo gukosora ibintu azaba agihari. Kandi nta nubwo tuzahagarara ngo tuvuge ngo urumva ngo twebwe pasiteri w'iwacu ngo nibiherera tubwiye. Bibiliya irahari kandi iroroheje kugira ngo n'umuswa abashe kuyumva, abashe gusobanukirwa. Imana ishimwe cyane. Hari impaka nyinshi ziba muri Bibiliya z'abantu cyane cyane bize amateoloji n'ibindi bitandukanye, ariko hari ikintu kimwe cyiza benshi bahurijeho, yuko Bibiliya yihaye umuntu utarize ayo mateoloji, utarize za école biblique, utarize ikintu na kimwe, akayisomera, akuramo inyota yo kwifuza kwezwa. Arabimenya wenyine ko ubuzima bwo kubana n'Imana ari ubuzima bwo guhunga icyaha. Nta teoloji, nta bintu byinshi yabwiwe ngo agakiza karatakara cyangwa ntigatakara, za mpaka zitagira umumaro nyinshi zibaho. Sigaye nibaza kuri kiriya kibazo nkibaza, ariko si umuntu yibaza muri ngo agakiza karatakara cyangwa ntigatakara, inyuma y'icyo kibazo haba ari iki? Ubu wenda gukora iki? Ugiye kwibera mu byaha uvuga ngo ubwo katatakara narakakiriye, icyo abantu haba harimo ikinyoma. Imana ishimwe cyane. Rero umuntu wese usomye ijambo ry'Imana rimutera ubuzima bwo kwifuza kwezwa, kwifuza gusa n'Imana, kwifuza gukora iby'Imana ikunda. Niko bimeze ahantu hose Bibiliya zatanzwe, mu baturage, mu bantu bari muri gereza, mu bantu bari bonyine, mu bantu badafite abantu babasobanurira, bose abazisomye byabyaye inyota yo kwifuza kwezwa. Iri jambo ry'Imana rero ririhagije, niyo mpamvu ukwiriye nawe gufata akanya ko kuryisomera. Ararondogoye umubyeyi, wenda yari bivugemo no hagati, ariko nuko ukwiriye kuryisomera kugira ngo utazavuga ngo Rutansi yari yaratubwiye. Ibyo ngibyo ntabwo bizavuga ngo Rutansi yari yaratubwiye. Ufite umwuka w'Imana muri wowe kugira ngo usome wumve, unakosora utse bira bintu yavuze ko yabigoretse. Ijambo ry'Imana rirahagije. Amen. Ariko tuvuga ngo nituryumva, ariko ibyo uzumvamo muri ryo bizaba bihagije kuguhesha gukira, agakiza no kwezwa. Amen. Turakomeje rero twibwira kwirinda kwishuka, nitugirirwa ubuntu tuzabikomeza no kuwa gatatu utaha. Haleluya. Iyo tuvuga ngo se ngo dushaka kumenya nyine ko turimo twirinda kwishuka, dukwiriye gufata umwanya turimo twitoza imibereho iboneye dukura mu nyigisho nzima. Nuvuga ngo inyigisho nzima zibamo imibereho iboneye ikwiriye abari muri Kristo Yesu. Iyo ntarimo ngana muri iyo mibereho iboneye nkura mu nyigisho nzima, nyine harimo akantu ko kwishuka somehow. Imana ishimwe cyane. Rero dukwiriye kuba mu ijambo ry'Imana kugira ngo twige imibereho iboneye dukura mu nyigisho nzima, kugira ngo tudakurikiza gusa aho ikivunge kigana. Murabona ibi bintu byo kwizera birimo abantu benshi, ariko hano hantu barahazi, ariko ndifuza ko tuhasubiramo kugira ngo bidufashe tumenye n'impamvu Data atifuza ko dukurikira ikivunge, ahubwo yifuza ko duhinduka rwose. Abaroma 12:2 muri Bibiliya ijambo ry'Imana haravuga ngo ntimugakurikize imibereho y'abiki gihe. Ntimugakurikize imibereho y'abiki gihe, ahubwo mureke Imana ivugurure ibitekerezo byanyu, mube muhindutse rwose. Niba hari ikintu dukeneye ko kivugururwa, ibitekerezo byacu. Njya nibaza imyaka maze mu gakiza itangiye kubamo myinshi mo, ariko ugasanga hari ibitekerezo bya kera bikikurimo. N'iminsi umaze wumva ijambo ry'Imana, n'iminsi umaze urisoma, niba maze iyo myaka ngerageza kuribamo nkaba ngifite ibitekerezo bigomba kuvugururwa, ukaba umaze umwaka umwe ibiri noneho utanarisoma, ubu bifite byinshi bikeneye kuvugururwa. Nibyo tuba twibwira ko atari ibyaha, ariko nyamara bigendanye n'imibereho y'abiki gihe, kuko niko twakuze, nibyo twahawe, nuko twisanze. Nta nubwo ushobora kumenya ko ari ibyaha igihe ijambo ry'Imana ritakuvuguruye. Iyo rimaze kukuvugurura nibwo umenya ko burya ya mitekerereze burya itariyo, ariko iyo ritakuvuguruye uzumva ari ibintu bisanzwe. Ntimugakurikize imibereho y'abiki gihe, ahubwo mureke Imana ivugurure ibitekerezo byanyu, mube muhindutse rwose. Muri make ibitekerezo bitaravugururwa, guhinduka rwose ntigushoboka. Ngo nibwo muzashobora kumenya neza iby'Imana ishaka. N'umuntu ntashobora kumenya neza iby'Imana ishaka hatabayeho kuvugururwa kw'ibitekerezo bye. Yavuguruwe n'iki? N'ijambo ry'Imana ryagwiriye muri we. Nibwo muzashobora kumenya neza iby'Imana ishaka, kugira ngo noneho muhitemo ibyiza biyishimishije kandi bitunganye rwose. Mwumvise urwo rugendo. Data aradusaba ngo ntitugakurikize imibereho y'abiki gihe, ngo nuko bigendwamo na benshi, ahubwo tureke Imana, twemerere. Ijambo twagiye turivugaho kenshi, iyo tuvuze ngo mureke Imana, nukuvuga ko dushobora no kuyibuza. Inyifato yanjye ishobora kuyibuza, sinsabane n'ijambo ry'Imana nkajyamo ari njye uriburanya. Sinzi ko ibyo bintu mubizi, ariko sese uriko mubizi uburyo umuntu aburanya ijambo ry'Imana akajya aribaza ngo ubu si ibi birashoboka, ubu se wowe n'Imana ufite ubwenge ninde?
iyo utangiye kuribaza ngo ubusinga ibi ntabwo Imana yabidusaba, ngo ubusinga birashoboka kandi biranditse, birimo birakuvugisha, ariko urimo urumva bikabije. Ntimugakurikize imibereho y'abiki gihe, ahubwo mureke Imana, muyemerere. Uvuga uti Imana, ni ukuri ubumenyi bwanjye ni agatonyanga, ndakwemereye, nyigisha ibyawe, makuba mu magambo yawe kugira ngo wampindure. Ngo ahubwo mureke Imana ivugurura ibitekerezo byanyu, mube muhindutse rwose. Nimumara guhinduka rwose nibwo muzashobora kumenya neza iby'Imana ishaka. Nta kintu kiryoshye nko kumenya ibintu Imana ishaka mu kintu, ngo kugira ngo mumaze kumenya muhabwa n'imbaraga zo guhitamo ibyiza, ngo kugira ngo muhitemo ibyiza biyishimishije kandi bitunganye rwose. Imana rero ikosoresha abana bayo ijambo ryayo rizima rivugwa n'abafite inyungu za Kristo mu mitima yabo. Turaza kubyumva. Iyo umuntu adafite inyungu za Kristo mu mutima we, avuga ibintu bifite aho byerekeza abantu, aho ashaka, ahandi hantu ashaka kuberekeza. Imana rero igiye gukosora abana bayo, guhindura imitekerereze yabo, kubavugurura uko bibwira, ikoresha ijambo ryayo rizima. Reka turebe izi nama ziri hano mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, igice cya 3 kuva ku murongo wa 10. Nifuzaga ubundi hepfo gato ku 16 na 17, ariko nsanga ari byiza ko duhera hejuru tukamenya impamvu 16 na 17 nabyo byaje. Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, igice cya 3 umurongo wa 10 muri Bibiliya, ijambo ry'Imana. Ngo ariko wowe, uyu ni Paulo ubwira Timoteyo, uze gusoma hejuru biraza gufasha. Hejuru hariyo bya bimenyetso by'ibihe bya nyuma. Ku murongo wa 10, ngo ariko wowe wakurikije neza ibyo nigisha, nuko nifata n'ibyo ngamije. Uwo ni Paulo abwira Timoteyo. Nguzi kandi ukwizera kwanjye, n'ukwihangana kwanjye, n'urukundo rwanjye, n'ukudacogora kwanjye. Cyaduha abigisha nk'abo. Haleluya. Ngo Timoteyo yitaye ku nyigisho kuko yazikurikije neza. Kandi Paulo ngera aramubwira ngo yakurikije uko umwigisha we yifata, akurikiza n'ibyo agamije. Ariko Imana ishimwe ko Paulo nawe yatubwiraga ko ibyo agamije ari byiza, ko yaratubwiye ngo ndagera ikirenge mu cya Kristo, namwe nimukigere mu cyanjye. Muri make, niba ntagera ikirenge mu cya Kristo, ntimukakigere mu cyanjye. Aramubwira ngo wakurikije inyifato yanjye, ariko ukurikiza n'ibyo ngamije. Ibyo umuntu agamije ubundi bifite agaciro gakomeye mu maso y'Imana, nibyo biri très important mu maso y'Imana. Kubera iki? Nshobora kwifata neza ariko ngamije ikintu kibi. Ubu nshobora kwifata neza kugira ngo mbemeze, nshobora kwifata neza kugira ngo mbireherezeho. Muri make, Imana niyo imenya icyo umuntu agamije. Imana ishimwe cyane. Ariko uyu mugaragu w'Imana Paulo atubwiye ikintu cyiza. Muri make, yatindanye n'uyu muntu w'Imana Timoteyo, amubwira inyigisho nzima. Hanyuma Timoteyo amurebye, amubonaho kwifata kuzima, amenya n'ibyo Timoteyo n'ibyo Paulo agamije ko ari ibintu bizima bihesha izina ry'Imana icyubahiro. Ntiyarekeraho, aramubwira ngo uzi kandi ukwizera kwanjye. Muri make, dukwiriye kuba bigisha b'ijambo ry'Imana ariko bafite no kwizera kuzashoboza ko abandi bantu bashobora kukwigiraho. Imana ibidushoboza. Nawe wakijijwe uri iwanyu, ukeneye kugira kwizera gushikamye kugira ngo abo mubana bataramenya na Kristo nabo babone kwizera kwawe, babe bakwifuza kukwigiraho. Imana ishimwe cyane. Paulo aramubwira ngo uzi kandi ukwizera kwanjye. Ntagarukira kuvuga ngo uzi no kwihangana kwanjye. Muri make, yabonye Paulo ageragezwa ariko arakomeza arihangana. Imana ishimwe cyane. Ntiyagarukiraho, aravuga ngo uzi n'urukundo rwanjye. Bibiri tubwira ko urukundo ari umurunga uzirikanya ibyo byose. Umuntu ashobora kugira kwihangana, umuntu akagira inyifato nziza ariko akabura urukundo, bikaba bise bibiha, bikaba bihise bibura ubuzima bw'Imana, bikaba bihindutse ibintu by'idini biri aho ngaho. Imana itugirire imbabazi. Ariko aravuga ngo uzi n'urukundo rwanjye. Yararuvivye bihinduka ubuzima bwe ku buryo ashobora kubibwira Timoteyo ati nabyo warabibonye. Agerekaho n'akandi kantu k'igitangaza, ngo uzi no kudacogora kwanjye. Nshuti z'Imana, ucogora ko bari muri Kristo Yesu, kurambika abandi bantu ibihumbi imbere yabo. Ntabwo uri ikiremwa gituye ku kirwa, uri ikiremwa tureberaho. Uri umwana w'Imana ufite abandi bantu benshi barimo bakureberaho. Gukomera kwawe gufite umumaro muri uru rugendo. N'igihe wibwira ngo nacyari muto, nta wundi muntu ndeberaho, ndaho nanjye nibwo oya, kudacogora kwawe gufite umumaro mu bwami bw'Imana. Umugaragu w'Imana aramubwira ngo no kudacogora kwanjye nako warakubonye. Imana ishimwe cyane. Turabonamo hano kwizera kuzima, turabonamo kwihangana, turabonamo urukundo, turabonamo kudacogora. Nibyo asaba Timoteyo ngo nabimwigireho.
Imana ishimwe cyane. Ku murongo wa 11 ngo uzi n'ukuntu natotejwe ndetse n'amakuba nagiriye mu mujyi wa Antiyokiya n'uwa Ikoniyo n'uw'i Lisitira, mbega ngo ndatotezwa, niko Bibiliya ijambo ry'Imana ivuga, ngo nyamara ibyo byose Nyagasani yarabinkijije. Ngo erega n'ubundi umva 12 igufashe ntuyishyire ku ruhande, ngo erega n'ubundi abashaka bose guhora bubaha Imana kubera Kristo Yesu n'ukuri bazatotezwa. Ahwi, reka tuvuge ngo ahwi ngo erega n'ubundi abashaka bose guhora bubaha Imana, abashaka guhora bubaha Imana kubera Kristo Yesu n'ukuri bazatotezwa. Dushobora kudatotezwa kimwe nuko ba Paulo batotezwaga, ariko dufite uburyo dutoterezwamo. Iyo dushatse kubaha Imana neza byinshi ari byo dushaka, bazatotezwa. Mbega ukuntu natinze kumenya uyu murongo. Ntekereza ko iyo ngumenya kera ntago biza, ariko Imana ni nyembabazi. Urabona iyo ngumenya kera wenda nayo gutamvuge nti oya ibi tubirekeraho. Ariko haraho ntekereza ko wari kundinda kujya nsezera ku Mana. Urabona kubera ko utarabibonye uba warabwiye yuko nta bintu byo gutotezwa bihari, ibintu byose biranagana, wa mugani ngo kwa Yesu biranagana, kuko utari ngo abantu bose bashaka guhora, atari ibintu bya rimwe na rimwe ngo nibikomera bahita bacomoka mu byo kubaha Imana. Abantu bashaka bose guhora bubaha Imana kubera Kristo Yesu n'ukuri ngo bazatotezwa. Muzi ko intumwa z'ibinyoma zitajya zipfa kuvuga ibyo kubabazwa kwazo, kuko zisezeranya abantu agakiza katagira kwihangana, katagira imibabaro. Intumwa z'ibinyoma ntizivuga ibi, ariko umugaragu w'Imana Paulo yabibwiye Timoteyo, natwe turabyandikirwa. Intumwa z'ibinyoma ko zikubwira ko ibintu byose ari amahoro, niyo zagize ibibazo zirabihisha ariko ku isi ingorane n'ibibazo bigwira bubaha Imana n'abatayubaha. Ariko noneho ngaho baranatubwiye ngo bashaka guhora bubaha Imana n'ukuri bazatotezwa. Bazatotezwa nta totezwa ryabaye mu gihugu cyose, kubera ko kubaha Imana hari ibintu bitwambura. Hari amahirwe y'isi mabi bitwambura, yari kuzana umusaruro wako kanya, yari kuzana kunyurwa mu marangamutima by'ako kanya, n'ukuri ukabyigwa mu gasa n'uhombye. Abashaka guhora ndakwifuriza mu kuba muri aba bashaka guhora bubaha Imana, atari ibya rimwe na bimwe. Ese ibyo wiga n'ibyo wigishwa bigutera kwifuza guhora wubaha Imana? Mwibuka ko turimo kwibaza ku kwirinda kwishuka. Ku murongo wa 13 ngo naho abagizi ba nabi n'abashukanyi bazarushaho kuba babi, bayobye abandi nabo bagire ababayobye. Ibintu birababaje. Naho abagizi ba nabi n'abashukanyi bazarushaho kuba babi, bayobye abandi nabo bagire ababayobye. Aba bashukanyi arimo avuga ntago ari abantu bari hanze y'inzu y'Imana, ni abantu bari mu nzu z'Imana, bayobya benshi. Kandi ngo bazarushaho kuba babi, bazarushaho kandi kugwira. Ibyo ni rusange uko turushaho kwegera ibihe bya nyuma. Niba byari bihari mu bihe bandikiyemo ijambo ry'Imana, utekereza inshuro byikubye muri iyi minsi yacu. Imana itugirire imbabazi. Abagizi ba nabi n'abashukanyi bazarushaho kuba babi, bayobya abandi nabo bagire ababayobye. Muri bukantu hejuru Paulo yatubwiye ngo abwira Timoteyo ngo kandi azi icyo agamije. So aba bagizi ba nabi n'abashukanyi bazaba babi, bazayobya abantu nabo cyakora bazaba bayobejwe. Ntago bari kure y'Imana, nako y'inzu z'Imana. Imana itugirira ubuntu, iguye kwita ku byo wigishwa, kugira ngo nuhura nabo ujye ubamenya kandi ntugwe mu mitego yabo. Imana itugirire ubuntu. Umuntu aherutse kunyegereza inyigisho yari ifite titre iri mu Cyongereza, nkajya ngira ngo si yo mu Rwanda, si abantu bavuga Ikinyarwanda. Yarambazaga ngo isi ibi bintu nibyo, bituma mbyumvaho byari birebire, sinabyumva byose ariko mbyumvaho agace. Hanyuma nsanga umuntu arimo rwose yigisha mu Kinyarwanda cyiza gitomoye, arimo avuga ngo, yavugaga imirimo y'umwijima, arimo avuga uburyo abarozi baturoga, bakaturoga kugira ngo batware imigisha yacu, bakagira ibyo batanga, bagatanga ubutunzi, bagatanga amatungo, bagatanga ibintu byinshi kugira ngo batware imigisha yacu. Ariko none ikintu cyari kibabaje kandi gitangaje nuko yigishaga abakristo bari muri Kristo Yesu ko nabo bagomba kugira icyo bakora, bagomba nabo gutanga ibitambo kugira ngo nabo bagaruze iby'abarozi batwaye. Muri make n'abarozi, natwe tubaye abarozi. Ni witchcraft, n'uburozi bubiri. Simpakana ko hari igihe umuntu abihakana atarahura nabyo, ko abarozi baroga umuntu bakamubuza kugera ku byiza, barahaba pe, barakora pe, umuntu abyumva nyine iyo yahuye nabyo.
yahuye nabyo mu makaya ya deliverance n'ibindi nk'ibyo ngibyo, niho umuntu abyumvira. Iyo atarabibona ubuzi kose umuntu yandoga, se umuntu ashaka wiki wowe umeze nk'uko nari imeze, Imana iguha umugisha. Umuntu yakoroga kuko ari intumwa ya Satani, nta kindi. Satani ashinzwe kwiba, kwica, kurimbura, ashinzwe kubuza abantu amahoro. Niyo migisha tugeraho y'ibyiza ibyo ari byo byose Satani ntabikunda. Afite abakozi, afite abamukorera, ntabwo ibituba tubivuga ngo abantu bagira ubwoba, nta nubwo aricyo Yesu ashaka, nta nubwo Yesu yifuza ko ubundi aba bantu bakagombye kugira no makuru menshi y'ubupfumu bataragira amakuru menshi ya Yesu. Kuko uhinduka ikibazo, nyine utwara amakuru nk'ayo ngayo umuntu yarimo yigisha, arimo ababwira ko nabo bagomba kugira icyo batanga, ko ingurane ari ngombwa. Ntumva ndababaye, ndavuga ko ubu koko umuntu aratinyuka akamiriza mu Kinyarwanda agakurikirwa n'abantu benshi, agashyira n'ubuzima bwabo muri publika gutya yarabugaragazaga, nuko akavuga ngo igitambo cya Yesu ntabwo gihagije, amaraso Yesu yamenye ku musaraba ntabwo ahagije, ubu hari ikindi kintu usabwa gutanga ngo ukunde wemerwe. Kinyoma. Iyo udasoma ijambo ry'Imana rihagije, bikagerekaho kugufatirana n'imibabaro y'isi, kuko muri ino si dufite imibabaro, bikagerekaho koko kubona ubuzima bwawe bwaragiye bugorana, ukiga bigoranye, ukabyara bigoranye, ugashaka bigoranye, mbese ubuzima bugenda bugira inzitizi. Kandi burya izo nzitizi ni rusange mu bantu, nubwo hari igihe zikubaka umuntu koko akaba akeneye kwitanga ngo yakire Yesu, narangiza atanga umubiri we. Umubiri wacu nicyo gitambo, bigahinduka ingingo, intwaro zo gukiranuka. Umwanzi yaza akatuburaho icye, nkuko Yesu yavuze ngo dore umutware w'isi arimo araza ariko nta cye kindimo. Niba gukorana na deliverance bakirukana abadayimoni muri wowe, ugikingurira ibyaha, ni nko gusohora umuntu ukongera ukamuha karibu, bizaba ari gutakaza umwanya. Kandi nutagwiza kumenya Kristo ngo uze urushize bw'ama ngo uhabwa n'ijambo ry'Imana, umuntu azagusengera yongera agende usigarane struggle zawe. Ariko numenya Kristo, ukagenda wifuza gushushanywa nawe, ukagenda umusaba ubuntu, ukagenda umenya ko we muri wo wahagije, ibinyoma ntago bizagufata. Mwihangane nyine ntanga ingero za byo baba bambwiye. Hari undi wambwiye ngo arankunda cyane ngo ariko rwose ngo arifuza ko murandika ikiganza. Nuko nanjye namubwira ni ukuri niba warizeye Yesu ukafite umwuka wera arahagije, nta kiganza cyanjye ukeneye. Niko kwashobora kubaho izo mpamvu, ariko urumva ibintu byinshi tuba twarumvise bitari byo, bidutera n'ibyifuzo bitari byo. Reka dukomeze. Haleluya. Aba bagizi ba nabi n'abashukanyi bazarushaho kuba babi, cyane cyane ko baba bashaka inyungu z'abantu. Swati bashaka ko abantu bazanira amafaranga, ariko hari n'igihe baba ari abakozi ba Satani. Icyo kibabaje. Yaba yari umuntu wakwibaga wenda amafaranga gusa ari ibinyoma, ariko hari n'igihe ari umukozi wa Satani. Kandi aho bitereye ubwoba nuko iyo ari umukozi wa Satani, icyo witwaga ko wabuze koko agira uburiganya bwo gusa nk'aho akiguhesheje, ariko akagutega ahandi, ko Satani nta cyiza agira. Urugero, niba waratinze kubona akazi cyangwa waratinze kubyara, ibyo akora bye wamuzaniye icyo gitambo ugasa koko nk'uwabibona ukanabihabwa, ariko akaguca intege zo kutazigera ukizwa neza, akaguca imbaraga zo gusenga no kwezwa, akagutegera ahandi hantu. Imana ibabarire abanyamakuru b'ikibi, ntabwo ari byo bagira titre. Imana ibabarire ibintu bitagira umumaro, akaba ari byo mufata mukagira titre, mukayobya bumva ubutumwa bwiza, kuko hari abantu bumvaho gake agahita atwara ibyo ngibyo. Imana ibabarire mwe abanyamakuru irimo irabareba. Reka tujye ku murongo wa 14 urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo 3:14 ngo ariko wowe muri kandi hose tuvuye, yamubwiye ko abagizi ba nabi bazagwira, yamubwiye ko amureberaho n'ibindi, amugarutse kuri 14 ngo ariko wowe Timoteyo ukomere ku byo wigishijwe, ukiyemeza ko ari iby'ukuri kandi ukabuzi neza ababikwigishije. Ukomere ku byo wigishijwe, umwanzi uzabwirwa n'iki ko turimo tubigoreka, ariko ngo ukomere ku byo wigishijwe, ukiyemeza ko ari iby'ukuri. Kugira ngo umuntu ajye kwiyemeza ko ibintu ari iby'ukuri, nuko afata umwanya wo kubigenzura. Ntabwo ukuri gushingira kurimo kukuvuga, gushingira kuko wagenzuye ibyanditswe icyo bivuga. Ntabwo uvuga ngo umuntu ndamukunda rero ngo kuko nkunda rutanse ngo ibyo avuga ni iby'ukuri. Ese bijyanye n'ibyanditswe? Imana ishimwe cyane. Ukomere ku byo wigishijwe, ibyo wiyemeje ko ari iby'ukuri. Muri make Timoteyo wafashe umwanya urabigenzura, kuko mwibuka ko yatangiye kumenya ibyanditswe akiri mutoya. Warabigenzuye ureba ko ari iby'ukuri. Agerekaho n'ikindi kintu, rimwe na rimwe umuntu agendeye mu kigara atitaho, aramubwira ngo umenya n'abakwigisha, ngo kandi ukabuzi neza ababikwigishije. Muri make kubera ko yabanye na Timoteyo, nako yabanye na Paulo, yabonaga Paulo kuko arimo agera ikirenge mu cya Yesu. Yesu kwigishije ijambo ry'Imana, arimo agera ikirenge mu cya Yesu. Imana itugirira imbabazi, arakakigera mu cya Yesu, nibyo bidukwiriye. Kuri 15 ngo uhereye mu buto bwawe wamenye ibyanditswe Imana yatugeneye, bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kugeza ku gakiza, ubikesha kwizera Kristo Yesu. Mwamwumvise,
wa muntu wamenye byanditswe akemeza ko ari iby'ukuri yarabimazemo iminsi. Ngo uhereye mu buto bwawe wamenye ibyanditswe Imana yatugeneye bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukugeza ku gakiza ubikesha kwizera Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Timoteyo yatinze mu byanditswe bimuhesha kwizera Kristo, amenya neza agakiza. Haleluya. Ntabwo yakurikiye ba Paulo mu kigare, nubwo ba mama we bari barakijijwe na nyirakuru, ariko yatinze mu byanditswe birangije bimuhesha kwizera Kristo. Agakiza ntigashobora kuba umurage, ntibyakunda. Yaba byakundaga tuba twarabihaye abantu bose tubana nabo dukunda bose, ariko si uko bigenda. Ahubwo ababyeyi be bamutoje ibyanditswe. Timoteyo nawe arabifata kuva mu butoya bwe, abitindamo, atinda mu byanditswe bimuhesha kwizera Kristo, arangije amenya neza agakiza. Imana ishimwe cyane. Ibi bintu rero hari ikivunge kinini kiri mu nzu y'Imana kitajya gitekereza ngo gifate umwanya wo gupima, bashyire ku minzani ubuzima bwabo, babushyire ku minzani y'ijambo ry'Imana. Hari ikivunge kinini kiba mu nzu y'Imana kidafite ubu buzima nk'ubwa Timoteyo. Imana itugirire imbabazi. Ntibafata umwanya wo kwibaza ibyo bizera niba ari bizima, ngo babigenzuze ijambo ry'Imana, ngo bamenye niba bafite kwizera kuzima cyangwa gupfuye, kuko kombi kuba muri Bibiliya, ukwizera kuzima no gupfuye. Ni byiza ko tugira umwanya mu ijambo ry'Imana kugira ngo turyipimireho, tumenye ibyo twizera niba ari bizima. Mwibuke ko twigeze kuhavuga ko ntabwo umuntu yabyibuka byose, mu rwandiko rwa kabiri rw'Abikorinto 13:5 haravuga ngo nimwisuzume ubwanyu mumenye ko mukiri mu byo twizera kandi mwigerageze. Twisuzume ubwacu tumenye ko tukiri mu byo twizera kandi twigerageze. Ntahandi twigeragereza ni mu ijambo ry'Imana. Ese ibyo rimbwira ndimo ndagenda ngwira muri byo, ndagenda nkurira muri byo, cyangwa ese ugira umwanya wo kuba mu byanditswe ngo bigukoremo umurimo? Ndimo ndakubaza nshuti y'Imana, ugira umwanya wo kuba mu byanditswe, wicara imbere y'ijambo ry'Imana kugira ngo rikore umurimo muri wowe, cyangwa waguye mu mutego wo guhora ushakisha mu ijambo ry'Imana akaverise gusa akaguhumuriza, ritari on and off, ritari iry'akanya gatoya? Niko ko ibyanditswe birimo ibiduhumuriza, birimo ibidukosora n'ibiducyaha, ariko nugwa mu mutego wo gushakisha akajambo k'umunsi kaguhumuriza buri munsi, ntumara umwanya wifuza ibyagutera gushushanywa n'umwana w'Imana, uzaba umukristo w'intege nke. Uko niko kuri, ndabivuga narabibayemo. Turakomeje ku murongo wa 16, Timoteyo 2:3-16, subiye muri Bibiliya ijambo ry'Imana, ngo ibyo byanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bifite akamaro. Umva impamvu dukwiye kwipimira ku minzani y'ijambo ry'Imana, dukwiriye no kurijyamo ngo ritwigishe, ritugaburire, nuko rifite umumaro. Ngo ibyo byanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bifite akamaro ko kwigisha umuntu ukuri no kwamagana ibibi, gukosora umuntu no kumumenyereza gutunganira Imana, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse kandi atunganyijwe rwose gukora ibyiza byose, atunganyirijwe rwose gukora ibyiza byose. Kuki dukwiriye kujya mu byanditswe nshuti z'Imana? Icyambere nuko ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Njya mbivuga uburyo twifuza inama z'abantu, tubonaho ubwenge, tubonaho ibintu byiza, ariko umunyabwenge uruta abandi, uzi byose, uzi ibyawe bya none n'ibyejo hazaza, ni data. Ni gute ibyo twandikira n'ibyo avuga twabiha akanya gatoya? Kandi nyamara dukeneye ubwenge bw'imigenzereze, dukeneye ubwenge bwo mu mwuka, dukeneye ubwenge bwo kurera abana, dukeneye ubwenge bwo kuba abagore, dukeneye ubwenge bwo kuba abacuruzi, dukeneye ubwenge muri iyi mirimo yose twahamagariwe tukiri inahangaha. Ni gute rero watugira inama zuzuye ziboneye tutamuha akanya mu buzima bwacu? Ni umutego wa Satani. Ibyanditswe byera rero byose byahumetswe n'Imana kandi bifite akamaro. Tutarajya muri tumwe mu tumaro bifite, muri bimwe mu mimaro bifite, tutaranabijyamo, nagira ngo ubwire umutima wawe ko ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi ko bifite akamaro. Hari ijambo ry'Imana rivuga ko kwitoza kubaha Imana bigira umumaro muri byose. Muri byose, burya ni muri byose. Urarera abana, uri umugore, uracuruza, uri pasiteri, burya ni muri byose. Hanyuma ahangaha rero batubwiye bimwe mu kamaro iri jambo rifite. Ubanza ubwira umutima wawe ko ibyanditswe byera, cyambere byahumetswe n'Imana kandi bifite akamaro. Ariko niyo mpamvu reka Satani abirwanya. Iyo bitagira akamaro, Satani yari kureka kubirwanya. Nkunda indirimbo, nkunda kuramya, numva ari byiza gutaramira Imana no kuyisimbukira, ariko nagira ngo mbwire ko Satani abirwanya gake, cyangwa habe na gake. Oya, arabirwanya ko hari igihe abantu bakubitika n'indirimbo z'Imana ntabashe kuzumva. Ariko niwigira imbere ku kijyanye n'ijambo ry'Imana, niwigira imbere mu gusenga, uzabona uburyo umwanzi abirwanya. Ntashobora kubirwanya atazi icyo bihetse, atazi icyo bikora.
kandi uzabibona mu buzima bw'abera. Abantu bashobora kuririmba, bakabyina, bagasimbuka, bakaramya Imana, ariko hajyaho ijambo ry'Imana bagahita basinzira cyangwa bagahita basohoka. Uzarebe iyo uririmba witaramiye uri wenyine, ibitotsi hari igihe bitakubasha. Jya mu ijambo ry'Imana, ntumenya aho ibitotsi by'isi yose bivuye. Tangira se gusenga, ntumenye uburyo ibitekerezo byawe bise bizenguruka isi yose. Nuko umwanzi azi umumaro wabyo akabirwanya uko. Bimwe rero mu kamaro batubwiye ko ijambo ry'Imana hano ritugirira, icya mbere bitwigisha ukuri. Dukeneye ukuri kubera ko ukuri kurabatura, kandi ukuri kw'ijambo ry'Imana kubatura ku bintu byose 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 byose. Abantu twese dusanzwe hari igihe tuba dufite ubwoba bw'ubuzima, igishyika cy'abana, ejo bizagenda gute, minervare, amazu, imibereho birahenze rerera. Ijambo ry'Imana uzi ko rimaramo umuntu ubwoba bw'ejo hazaza, ukajya ugira ngo utaha mu ijuru kandi utaha ku isi. Ijambo ry'Imana uzi ko rikiza ubwoba bwo gutegereza indwara. Njyewe nari narwaye kanseri ntarayirwara, atwite inda ya mbere ntubiraje iraje, yishe uw'Imana Hortense ni mama wanjye niyo yamwishe, ubu nanjye iraje. Umwana wa mbere yaravutse sinyirwaye, uwa kabiri irimo twise n'ubu iraje. Numbaza wari wambwiye kwifatanya no gutwita, ariko numvaga nyine nzayirwara mu nda y'ababyeyi. Ntubiraje. Kuwa gatatu n'ubu iraje. Uzi ko ushobora kurwara indwara utarayirwara. Uzi ko ijambo ry'Imana rikoropa ubwo bwoba, ntumenye n'igihe bwagendeye. Nuko ugenda akizwa, Yesu agirira imbabazi we. Ibintu bigenda reka hehe na kanseri, none dore ndimo ndasaza rwose kubw'ijambo ry'Imana. Mfite n'undi muntu w'inshuti wari wararwaye umutima, arwara igifu, arwara ibintu byose bagombaga kumubaga. Bukeye n'umuntu twakoranye umurimo w'Imana kera, bukeye arakizwa kubw'imbabazi z'Imana. Bagomba kumubaga ibyo bintu byose, yahoranaga ibintu bitarangira, arakizwa. Ntago yamenye igihe ibyo bintu byakiriye. Ntago ari n'umuntu wamurambitseho ikiganza, atari uko ikiganza batakikurambikaho ngo ukire. Ibyo byose Imana irabikoresha, ariko kumva ijambo ry'Imana mu buryo buhojeje. Yakize igifu, ntiyaryaga ibintu na bimwe, kwa kundi igifu kikuzonga. Umutima wagomba kumubaga, ibintu byose biba bizima. Ijambo ry'Imana ririhagije, bitwigisha rero ukuri, kandi ukuri kurabohora, bikatwamaganamo ibibi tuba dufite. Ubu tuba duhetse ibi bintu bibi mw'abantu mwe, ibintu bibi bikomoka mu kwikunda, ibintu bibi twandujwe n'isi, twandujwe naho twatinze n'ibyaha nuko twakuze. Ibintu bibi biba bitwuze, ngo ijambo ry'Imana rero ritwamagana mw'ibibi. Imana ishimwe cyane, rikadukosora, niko wavuze, ryarangiza rikatumenyereza gutunganira Imana. Mwibuke ko gutunganira Imana ni ukuyubaha duhojejeho. Ijambo ry'Imana rero ritumenyereza gutunganira Imana. Urabizi hari igihe tuyitunganira biducika, uyu munsi ukaba wabibashije, ejo bikaba byanze, ariko ijambo ry'Imana rifite imbaraga zo kutumenyereza gutunganira Imana. Imana ishimwe cyane, iduhe inyota. Reka dukomeze turebe izi nyigisho nzima ziturinda kwishuka. Reka mu nyemerere njye mu Bafilipi nsoreza aha, andi tuzakomeza. Oya ni harehare, mureke turekeraho cyangwa dusogongereho gake. Reka turebe mu rwandiko rw'Abafilipi igice cya 2, ndagerageza kwihuta. Rwandiko rwa igice cya 2 mu Bafilipi kuva ku murongo wa 1. Ndimo ndakoresha biri ijambo ry'Imana. Aravuga ngo mbese mwahawe gukomera kuri Kristo, ese urukundo rwe rujya rubarema agatima. Ariko ijambo ry'Imana ni ryiza mw'abantu mwe, murimo murabyumva muri biri ijambo ry'Imana. Mbese mwahawe gukomera kuri Kristo, ese warabihawe nshuti y'Imana, ubu Kristo mukomeyeho. Ese urukundo rwe rujya rubarema agatima, mbese mwuka we yabahaye gushyira hamwe, ese mugirana impuhwe n'ibambe. Mwibuke ko turimo turareba ubuzima bwacu mu nyigisho nzima, turebe niba ariho turimo tugana, kugira ngo biturinde kwishuka. Niba tutaganayo, dusaba ubuntu bw'Imana tuganeyo. Turimo dukurira muri ibi ngibi inyigisho nzima zivuga. Mbese mwahawe gukomera kuri Kristo, ese nshuti y'Imana nkubaze, ese ugenda ukomerera muri Kristo kuva wakizwa? Urimo uragenda ukomerera muri we, cyangwa bigenda bigucika ahubwo ukagenda umeze nk'umuntu ugenda usubira inyuma? Imana itugirire imbabazi. Ese urukundo rwe ruragukomeza? Iyo urya amagambo mazima, urukundo rwa Kristo rugenda rugukomeza. Ariko hari abantu benshi babizi mu nkuru ko Yesu abakunda, ariko pratiquement mu buzima bwabo iyo ingorane n'ibibazo byaje ntabwo urwo rukundo barwumva. Umuti si ikindi no kuguma mu ijambo ry'Imana kugeza igihe rihindutse rizima muri wowe, wabwirwa ngo Yesu aragukunda ukabyumva neza. Hari indirimbo twarimbye mu kanya turi masengesho, biriya bintu umuntu wagize umugisha w'ibi bintu bikaba bizima ayiririmba byumva neza ko data nkunda nkuko yakunze Yesu. Kandi niba hari ikintu gikiza imvune z'ubuzima no gupfa nabi no kwiyanga, no gusogongera urukundo ukamenya ko data yagukunze nkuko akunda Yesu. Biraki
birakiza ibintu byose, bikiza rejection, bikiza gutabwa, bikiza kwiyanga, bikiza kwisuzugura, bikiza ibintu byose umwanzi yagukangisha. Ko mu bintu Satani akangisha abantu niyo miruho n'imibabaro no gutabwa no kumva udashyitse no kumva abantu bose bakwanga. Ariko iyo umenye ko wakunzwe nk'uko data yakunze Kristo, urakira ukabana n'abantu amahoro, urukundo rw'Imana rukakuzura, aho ukagira usukira ku bandi. Kandi umuntu umeze bityo ntiyanduranye. Umuciye utamubonye ntago yatekereza ngo wamusuzuguye. Oya, yarakunzwe birahagije. Ntago iyo utamuhaye ikintu yumva ko ari uko wamwanze cyangwa iki. Oya, amenya ko ari uko Imana itakimuhereye muri wowe. Rero bitanga ubuzima bwo kurinda kwanduranya. Imana itugirira imbabazi. Haleluya. Iri jambo ryo kukubwiraga ngo mbese mwahawe gukomera kuri Kristo, ese urukundo rwe rujya rubarema agatima. Hagakomeza kuvuga ngo mbese mwuka yabahaye gushyira hamwe. Ese iri jambo ry'Imana ugende wiga, turimo twirinda kwishuka, ririmo riragenda rikumaramo amacakubiri. Uzi gukizwa ukamara imyaka 3 n'5 n'10 ukiri umuhutu muri wowe, ukiri umututsi muri wowe. Abatukongera ngo ko ari bakiye abanza tutabavuga cyane, ukamara imyaka 5 ukiri mbese ubuhutu bwawe n'ubututsi bwawe buza mbere y'ubukristo. Ese umwuka w'Imana agenda yubaka muri wowe gushyira hamwe, agenda kumaramo amacakubiri cyangwa uracyari yakandika kubanegura. Haleluya. Ako nanabanegura ko ntacyo bantwara ni bene wacu. Nawe uravuga ngo Yesu nazaze mu kwa kane. Imana igukiriza umutima. Ibisimba ivuga nyobewe inkuru zidakwirwa mu bwenge zabaye kuri bene wacu. Hari inkuru, hari amateka adakwirwa mu bwenge, hari moma, hari memoire zidakwirwa mu bwenge, ariko nasanze Yesu abikiza. Igituma mbivuga nuko nabonye abo yabikijije. Yesu yagiye atanga amahoro mu mitima, yumvise ibintu by'igitangaza, yabonye ibintu by'igitangaza, yabonye ibintu bibi. Yesu arabikiza. Nukuri kose umurekuriye ukamuha umutima wawe, ukemera kumwigira, ukavuga ngo mwicare ku birenge bwanjye munyingira, umunzanire imiruho, munzanire ayo makuba yanyu n'ibyo byago byanyu bidakwirwa mu bwenge bitanavugika. Jenoside igira inkuru zitavugika nshuti z'Imana, ariko wemeye kubihereza Yesu ukamubwira uti ndaje nkwigireho. Ntukomeze umuhakana umbwire ngo wari uri he, ngo byari bimeze gute, ngo ukamubwira uti ndaje nkwigireho nubwo ibintu bikubiri. Yakomeje avuga ngo ese mugirana impuhwe n'ibambe. Ese ko wigira imbere mu byanditswe ugenda ugwira mu ijambo ry'Imana, impuhwe n'imbabazi bigenda bigwira mu mutima wawe, bigenda bigwira muri wowe, ko ariko bikwiriye kumera. Iyo dukurira muri urugendo turya ibyo kurya bizima, tugenda tugirira abantu impuhwe, tugenda tugirira abantu imbabazi, zigenda zikurira muri twebwe. Tubikomora heza ko yatubabariye bidashira kandi akitubabarira, bikadutera kugenda tugirira abantu imbabazi. Nukuri ibi bintu Yesu arabikora. Hari abantu mbabariye uyu munsi mu myaka 5-10 yashize ntari kubasha kubabarira ibyo barimo bakora, ariko natangariye imbabazi z'Imana zishobora kuguha kugirira impuhwe umuntu urimo guhemukira, umuntu urimo kwanga, ukumufite impuhwe z'ukuri atari zo kwigirisha n'imbabazi z'ukuri. Kuki uzimugirira se? Wibuka ibyo Yesu yakugiriye, hanyuma ukanamenya ko uwo muntu nawe atari we. Abantu bose batugirira nabi nabo sibo, ni Satani batwaje igitugu. Imana itugirire imbabazi. Hanyuma kuri 2 ngo nuko rero mugire amatwara amwe, mukundane kimwe, muhuze imitima n'inama, nibwo muzatuma ibyishimo byanjye bisendera. Murumva umwigisha w'ukuri. Uyu mwigisha w'ukuri ntago yishimiye gusa ko bazamuha amafaranga, nubwo hano Paulo yasabaga amafaranga yo gufasha abandi bera bi Yerusalemu, ariko ahanga aravuga ngo nibwo muzatuma ibyishimo byanjye bisendera. Mbese nibagira uyu mutima muzima wa Kristo, ibyishimo bya Paulo bigisha bizasendera. Kuri 3 ngo ntimukagire icyo mukora mubiterwa no kwishyira imbere cyangwa kwikuza, ahubwo mujye mwiyoroshya, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Turimo turavuga inyigisho nzima zizana impinduka muri twebwe, ziturinda kwishuka. Uyu murongo wa 3 ubushyire ku munzani nanyu ushyireho ngo ntimukagire icyo mukora mubiterwa no kwishyira imbere cyangwa kwikuza, ahubwo mujye mwiyoroshya, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Ese iyi ntambara yo gukomera, iyi ntambara yo kugaragara, iyi ntambara yo kwemerwa, iyi ntambara yo gushimwa, iyo ivutse muri wowe urayirwanya cyangwa urareka ugahaza irari ryawe? Iyi ntambara iba mu mitima yacu, intambara yo kwemerwa, intambara yo gushimwa, intambara yo kuvugwa neza, intambara yo kuruta abandi no gukomera mu buryo butandukanye iradukomangira. Ariko iyo ikomanze, ese urayirwanya? Akambwira abaririmbyi n'abavuga butumwa bari ingenzi banjye, iyo umuntu aririmbye ukajya wumva hari ukuntu murushijwe, kumva ari wowe wahita ufata mikrofone ukumva wanayimwambura, ubundi iyo ntambara ivutse mu mutima wagombye kuyirwanya.
ubwibone buzadukomangira mu mutima kugeza igihe tuzagira mu ijuru. Ubwibone rero iyo bukomanze ukora ikinyuranyo cy'icyo bukubwiye. Iyo bakubwira ngo wicara imbere bakurebe, wicara inyuma. Iyo bakubwira ngo wicara inyuma basuzugure, wicara imbere. Ubwibone bwakujyana imbere bwakujyana n'inyuma, si ikibazo cy'ahantu. Burakubwira ngo wicara inyuma biriya bintu bipinge, ukicara inyuma ukabipinga, cyangwa bakubwira ngo ujya imbere ubereka, ariko bereka uburyo waje wambaye neza. Ubwibone rero ukuntu umuntu aburwanya, akora ikinyuranye n'icyo bumubwiye. Iyo bakubwiye ngo ujya imbere, uwo munsi ujya inyuma. Iyo bakubwiye ujya inyuma basuzugure, uwo munsi ujya imbere. Iyo bakubwiye irari ryawe. Ibi ntibiba muri twebwe gusa, abaririmbye n'abavugabutumwa bishobora no gukorera mu bacuruzi. Iyo umucuruzi uri iruhande rwawe agize abakiriya benshi, uramubwira ko nyamara ninjye gukora ibintu neza, ninjye bagomba kuza, uba ukwiye kuburwanya, ukavuga uti umugisha Uwiteka atanga numubeho, nanjye wanjye urawufite. Ariko uretse ko nta muntu utwara umugisha wundi, uwo arawuhabwa nawe uhabwa uwawe. Iyi ntambara rero yo gukomera no kwemerwa no kumva ari twe beza kurusha abandi, umuntu ayirwana akora ikinyuranyo n'icyo Satani yari amurehejemo. Imana itugire imbabazi ngo ntimukagire icyo mukora mubiterwa no kwishyira imbere cyangwa kwikuza, ahubwo mujye mwiyoroshya, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Iyo umuntu rero arimo yiga inyigisho nzima, atari mu rugendo rwo kwishuka, ntabwo agenda azamuka, agenda amanuka mu mutima we, agenda amanuka. Byamuteraga ubwibone agenda birwanya, kandi akabyumva ko arimo amanuka atarimo azamuka. Imana ishimwe cyane. Hakaba kandi karenze ukavuze ngo umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Mana dushoboze. Kuri kane ngo umuntu wese yirinde kuzirikana ibye gusa, ahubwo ajya azirikana n'iby'abandi. Ese ibyo wumva, ese ijambo ry'Imana wicara wiga ntabwo rigutera kwirebaho gusa, rikwibutsa no kuzirikana abandi? Ese utekereza ku bandi muri actions zawe, mu bitekerezo byawe, ibyo ugiye gukora utekereza ku bandi nicyo biri bubakoreho? Imana idushoboze. Muri gatanu akatubwira ngo mujye mugira amatwara nk'aya Kristo Yesu. Ndaguha umukoro kujya gushaka amatwara ya Yesu yose muri Bibiliya. Yabaga hati n'ibiki yashyiraga imbere. Bimwe babitubwiyeho hano hakurikiyeho, ariko ugenda ugiye ashaka, wifuze kuba nkawe, wifuze ngo aramutse ari Yesu uri hano yabyenda guti. Amatwara ye yarayahe? Ayo tuzi ko ari ukumvira ise muri byose, ko ari uguca bugufi, ko ari ukwitanga, yatanze ubugingo bwe ku bwacu, ko ari ugukorera abandi. Yoza ibirenge by'abigishwa be yararimo kubibabwira, avuga ngo ntimureba ko ninjye mwigisha wanyu ariko nkaba mbogeje ibirenge. Yarimo abibutsa ko imirimo abahamagariye ari iyo gukorera abandi. Ubundi mu byitwa imihamagaro y'Imana, iyo dukomejwe n'Imana, ibyo abantu bita gukomera, dukomezwa nuko twagize umutima wo kurifitinga abandi, wo kuzamura abandi, wo gushyigikira abandi no kubazamura. Ntabwo ari uko twarwaniye imyanya, iyo ni uko no gukomera ko mwisi. Kuri gatandatu haratubwira uko yari ari Yesu, ngo we nubwo yari asanzwe afite kamere y'Imana, ntigeze yibwira ko guhana nayo ari ikintu cyo kugundirwa. Yasize ubumana, ngo ahubwo yeretse ibye byose, uwo ni Kristo, ngo ahinduka nk'umuntu, ndetse afata kamere y'inkorera gahato, yabonetse ameze nk'umuntu, yicisha bugufi, uwo ni Yesu, arumvira, ntiyanga no gupfa, ndetse apfa abambwe ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, imuha n'ikuzo risumba iry'abandi bose. Mwumvise icyo cyubahiro yagihawe aho cyakomotse. Yaretse ibyo byose, yambara kamere k'umuntu, asiga ubumana, yicisha bugufi, arumvira, ntiyanga ubushake bw'Imana, ntiyanga no gupfa, ngo nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, imuha n'ikuzo risumba iry'abandi bose. Ishyirwa hejuru ryacu muri uru rugendo rikwiriye gukomoka mu gusavinga abandi, mu gusavinga abandi, atari mu gushaka izina. Niyo mpamvu Bibiliya ijya inama ikatubwira ko abantu baragizwa imirimo y'Imana bakwiriye kuba ubundi atari bashyashya mu gakiza. Ngo kubera ko ari bashya mu gakiza, Satani areshya imitima yabo bakishuka, bakacirwaho iteka nk'iryo nawe yaciriweho, ritewe n'ubwibone. Burya iyo umuntu ari muto aba yumva barusha ibintu byose, ariko iyo ugenda ukura utinda mu ijambo ry'Imana, ni kumenya uburyo ukeneye kurimenya, ukamenya ibintu utazi muri Yesu. Burya ari byinshi. Uko ugenda umenya ibya Yesu, ni kumenya ko ufite ikibanza kinini cy'ibintu byinshi byo kumenya. Ariko iyo uziho duke, uba wumva nta n'ikintu ukeneye kumenya. Ariko ikizakubwira ko urimo wigira imbere mu kumenya Yesu, uzahita wumva ibyo kumumenyaho ari byinshi, kandi ubishaka n'umutima wose. Uko tuzishyirwa imbere y'abantu ngo tubakorere, niko tugira igitinyiro mu mitima yacu n'igihunga, no kwibaza ngo Mana ko nteretse hano hantu aba bantu ndabamarira iki, ndabigenza nte? Biba byinshi. Kwishingikiriza kuri Yesu kuba kwinshi,
ariko iyo nta kirajyamo wumva uti ndabikubita bambyutsa nijoro cyangwa ku manywa ngewe ibintu byoroshye. Iki nicyo gihe nubwo nyine insengero nyinshi zifunze, ariko nicyo gihe abantu barwanira udututi. Hari abo bitareba ibi ngibi ndimo mvuga, ariko biratureba twebwe abakora iyi mirimo. Mu mutima wawe habamo iki? Iyo uhagurukijwe no kuvuga ijambo ry'Imana, iyo uhagurukijwe no gufasha abantu, mu mutima wawe hazamukamo iki? Iyo umaze kuririmba ukarusha abandi bose amajwi, mu mutima wawe hazamuka iki? Iyo umaze kubwiriza bakaduha amashyi bakadushima bakatubwira ko turi bitangaza, mu mitima yacu hazamukamo iki? Nikizamuka kinyuranye n'ibi, ujye ukibwira uti mva inyuma Satani, ugicecekeshe, wibuka ko nta kintu na kimwe utaherewe ubuntu. Ibi bintu tubimenye, ntabwo tugenda dusabiriza udututa ahantu hose. Mwibuke ko ubwibone baraburwanya, bakora ikinyuranyo cy'icyo bwavuze. Ubu iyo twabaye abantu nyine baba ku karubanda muri iyi media, twumva amakuru atangaje atandukanye, umuntu akakubwira ibintu bitangaje, ubundi wamurebaga yicecekeye. Niyo mpamvu mu migani havuga ngo niyo umupfapfa acecetse bagira ngo ni umunyabwenge. Akakubwira ibintu wumva bikubabaje, wumva atari we wabitegerezaho. Reka mbivuge nabyo wenda hari uwo byakiza. Umuntu akakubwira ati ariko nari nkwiriye kuba ndi hano ndimo mvuga ubutumwa, ubu kuki mutantekerezaho? Mwibuke uburyo barwanya ubwibone, bakora ikinyuranyo cy'icyo bwavuze, kuko kukuvugisha ko buzakuvugisha, kuko ari amahame y'Imana Satani arayazi. Mwibuke ko kwibona kubanziriza destruction, gusenyuka no kurimbuka. Igihe rero urimo uvuga ibintu by'ubwenge, kuva byashimwe n'abantu, ijwi rikajya rikuvuga atari kuzi ko ni wowe uriho pe ibi bintu, ujye utuvuga inyuma Satani, ukomeze uvuga ibyo bavugaga ariko uricecekeshe. Ni igiki wamenye utahawe n'Imana? Ni igiki washoboye utahawe? Ni igiki dufite tutahawe n'Imana? Nucuruza ugahirwa, kuko buriya mu bintu bidutera kwirata ni amafaranga. Nucuruza ugahirwa ukabona amafaranga yamenetse, ntuzavuga ariko njye n'ubundi ndi umukozi. Uzibuka ubuntu bw'Imana. Nurera abana bakakubera beza, nuba umugore ukaba mwiza, cyangwa ukaba umugabo ukaba mwiza, uzibuka ubuntu bw'Imana. Niwiga ukagira ubwenge, uzibuka ubuntu bw'Imana. Umuntu aroroheje, burya ashobora kurarana za PhD ariko mu gitondo ntabyuke, kurana imigambi myiza n'ibitangaza ntabyuke. Imana idushoboze. Iyo umuntu yiga inyigisho nzima, ntabwo agenda akomera muri we mo imbere, agenda yoroha, kuko agenda amenya ubuntu bw'Imana, akamenya imbabazi z'Imana, akamenya uburyo Imana imutabara n'uburyo Imana imurengera, bigatera umutima we guca bugufi, bigatera umutima we kubaza Imana ngo Mana uranyifuzaho iki? Migambi yawe ni iyihe? Ni hehe unyerekeza ngo abe ariho tujya? Urushaho kwiragiza Imana ukavuga iti by'uru rugendo ntabwo nabishobora, ntabwo mbizi, ngwino ubimbwire, ngwino njye imbere ngo ukurikire. Ndumva nagarukiraho tukazakomeza ubutaha. Imana ibahe umugisha. Wishyire ku minzani y'ijambo ry'Imana kugira ngo wirinde kwishuka. Inyota yo gusa na Yesu iragenda igwirira muri wowe, kamere ye iragenda igwirira muri twe, kora ibyo yishimira. Ese urabikunze? Musaba kugwirize kubikunda. Ese ntabwo ubifite, ntubikunze, ntunabizi, washakaga ibyawe mu bya Yesu. Umurongo niwo twari bugereho, uburyo bose basigaye bashaka ibyabo badashaka ibya Yesu, ariko tuzabivuga ubutaha. Ese wumva ushaka ibyawe gusa, musaba gutere gukunda ibye, agutere no kubishobora, kuko arabikora. Mu Gifaransa baravuga ngo car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Aduteramo kubishaka, akaduteramo kubishobora, kubikora. Haleluya. Rero sinze ku mutima wawe umeze, ariko Imana irakuzi. Wenda ntabwo byari ibyifuzo byawe, ariko yaguteramo kubikunda. Urabikunze se gake gake, yatwongera kubikunda cyane. Urabikunze ariko ntubishobora, yagushoboza kubishobora. Ari kumwe natwe, ari muri twebwe. Kwita iby'uru rugendo numva mbishaka, numva ashaka gusa nawe, numva ashaka kukugirira inyota, numva ashaka kugenda amanuka, numva ashaka kugenda ngwiza imbabazi ku bantu bampemukira, numva ashaka kugenda ngwiza kugirira impuhwe abantu, numva ashaka kugira umutima nk'uwawe, ariko birancika. Ari hano kugira ngo adushoboze. Ni umutunzi w'imbabazi.
ngo azimire imirwe yacu yibuka ko dukoze mu mukungugu. Ijambo ry'Imana, uwo muntu arakomeye, ni umwizerwa, ijambo ry'Imana ririmo riramukomera amashyi. Ntabwo ari igipimo cy'ibi na biriya, ni ukuba umwizerwa. Iyo dutinda mu ijambo ry'Imana, iyo dutinda ku birenge bya Yesu dusenga, tumenya icyo yaduhamagariye. Ntitukirwanira, ntitukihimbira, tumenya icyo yaduhamagariye, tukaba bizerwa muri cyo. Yashaka kutubwira ikindi nyuma y'umwaka umwe, 2, 3 akakitubwira, kikaza kituruta inshuro nyinshi tutacyumva, tukongera tukamusaba ngo duhe ubuntu n'imbaraga. Ntabwo twihimbahimbira, ntabwo turema amakonegisiyo. Networking ni ijambo isi yatwanduje, ntabwo rwose. Biriya abigishwa ba Yesu nako abavandimwe bamubwiraga mu gice cya 7 cya Yohana by'uko akwiriye kujya mu minsi mikuru Yerusalemu, niba ashaka gukomera. Iriya niyo networking bari barimo bamurangira. Niba ashaka gukomera najya mu minsi mikuru aho abandi bagiye. Imana niko kwihuza abantu, ariko nagira ngo ibyo by'inyuma nushaka kubyibagirwa, mvuze tinda ku mutima wawe. Mu mutima wawe harimo iki? Ni iki kikujyana aha? Ni iki kigukoresha ibi? Ni iki? Se harifuza gusa na Yesu? Se harifuza guhesha Yesu icyubahiro? Se harifuza kuba umwizerwa n'ahantu hatagaragara? Ibintu biduta mu mitego yo gutunganya ibigaragara, tukibagirwa iby'ingenzi aho Imana ireba. Mwibuka kwireba mu mutima, nshuti z'Imana. Data, turinde kwishuka. Twagiye twumva ibintu byinshi bitari byo, bitubera umutego, tuyoberwa ibizima n'ibitari bizima, ariko ijambo ryawe ririho kugira ngo ridukosore, ryamagane ibibi muri twebwe, ritumenyeshe ukuri, ridutere gusa nawe. Mwami, ntabwo twamenye ibinyoma byose biri hano hanze, ariko hari ibyo tuzi byatugizeho ingaruka. Sengera abahungu bawe n'abakobwa bawe ngo Umwuka Wera twese adutwikire, amurike ibyo twishutse bitari byo, ibyo twibeshye bitari byo, twese nyaguhora ku ngoma duciye bugufi. Ibikindimo, ibikiri muri abahungu n'abakobwa by'ibinyoma bitari byo twumvise bicurikanze, tukabyakira tuzi ko ariko kuri, tukugiriyeho ubuntu nyaguhora ku ngoma. Umucyo wawe numurike mu ndiba y'imitima yacu, utumaremo ibinyoma twakiriye bitari byo, yaba iby'umwanzi yatubeshye akadutera gushidikanya urukundo rw'Imana, yaba inyigisho z'ibinyoma twakiriye zikatuzamura zikadutera ubwibone aho kudutera kwifuza gusa na Yesu, zikadukundisha iby'isi, kandi waratubwiye ngo nitwiyange nyaguhora ku ngoma. Waratubwiye ngo isi irashirana no kwifuza kwabyo. Waratubwiye ngo iyo urukundo rw'iby'isi rugwiriye, urukundo rwa Data nta ruhaba. Mwami w'abami, ngwino ukosora ibinyoma byose twakiriye bitari byo, maze uduhindura abantu bameze nk'uko ushaka. Duture muri iyi si, tuyikoreremo dusohoza umugambi wawe. Ngwino twigishe uburyo dushaka ibyawe aho kugira ngo tube dushaka ibyacu buri munsi. Twigishe Mwami, duwo mutima wo kwifuza gusa nawe, wo kwifuza gusohoza imigambi yawe. Dore Mwami, twahindutse abigenga kandi waraducunguye, waratuguze, tutakiri abacu ngo twigenge, ariko twimuka aho dushaka, tukava mu kazi uko dushaka, tugasohoka mu ngo uko dushaka, tukava mu bihugu bimwe tukajya mu bindi uko dushaka. Ntitugire akanya ko kwibaza ngo ese wowe umugambi wawe ni uwuhe? Ese icyo dushakaho ni iki? Ntitugire akanya ko kugutegereza ngo twumve icyo wadushakagaho aho hantu. Umwanzi akatubasha, akaturushya, akaturindagiza, bikarangira turushye, ducogoye, tubuze imbaraga zawe kuko twarorongotaniye mu bitari byo. Ariko uri Imana y'amahirwe ya kenshi, uri Imana y'ubuntu bwinshi. Reka umwana wawe iryo jambo ryaba rigezemo rikaba rimuteye kwisubiramo no kwihana nyaguhora ku ngoma. Umwigishwa yakira imbabazi zawe, ibyo yabasha gusubiramo nyaguhora ku ngoma ahabwa imbaraga zo kubisubiramo. Ibyarenze igaruriro, uri Imana y'ubuntu bwinshi. Kuva uyu munsi kugeza ahandi hazakurikiraho n'indi myaka, umwigishe kubaha kubaha, agutega amatwi, ayoborwa nawe, akumvira muri byose nyaguhora ku ngoma. Urakoze rero, turi hano kugira ngo dukomeze twigishwe nawe. Ukomeze utwigishe ibyawe, tubifitiye inyota, turifuza kubimenya, ubigwirize mu mitima yacu. Mvuza amaraso yawe n'ubuntu bwawe no gutwikirwa n'ineza yawe ku buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Ibyo umwanzi yibwira byose bihinduka ubusa. Tugende tugwiza imbaraga